Ahadi zote za Mungu. Yes. Zinasimama kweli. Metete. Na zilitiwa muhuri. Adamu yake Yesu. Mbingu zikiondoka, nchi zikiondoka, aminie, Pakasite. Leta ta pipe. Shaking the glory. Mbingu Baba, mbingu nchi zikiondoka, aminie, ubuhanga bwawe buracyari iteka ryose. Ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini wewe. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Baraka sawi, baraka sawi, baraka sawi. Habari tukomana ahubwo izina ryawe rihabwa ubanzirize natwe malomba otanifari ijambo ryawe riduheze ubwenge. moresha vile mwanamke atasa mtoto wake ikizindwa bitwagwe tugukomeye amashi kukuri igisubizo. Ahadi za Mungu ni kweli zatimia. Watu wanaposema kwamba haiwezekani, Mungu anasema. Amwimbia Bwana wetu na wetu nyimbo nzuri, anastahili utukufu na sifa za Bwana. Wamweto wangangele na mikochi ya lukaya, shieta shamonine wangangola mikango. Wamweto wangangele na mikochi ya lukaya, shieta shamonine wangangola mikango.
Gena chini na Yesu changangola mikango. Gena changangola mikango. Yeme bazura kata dushimira Imana n'amashimeshi n'impundu nishi. Imbabazi z'Imana nizo zatuboho. Wamwitu ni Satani ngwere aratuboshe. Wamato wangangele na mikochi ya luwaya. Shieta shamunine wangangola mikango. Imbabazi z'Imana nizo zambogoye. Ushimiye refe amadamu we n'abana na baraza ya kanisa na wakeze ni watu wazuri kweli. Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. waweza tu maneno Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. hata usiyafanye Hata usiyafanye sema mambo hayo yote bado nitaamini. hata usiyafanye Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. hata usiyafanye Hata usiyafanye hayo yote hamwe na departement z'uru rusengero n'abakristo mwese muri abantu beza muri abanyabwenge muri nitwara gutekereza ijuru na Revera Kado n'ijuru na Evangeliste Rwiyereka n'ijuru n'amatara muraba naelewa majina moto nitapita kwenye uvuli wa mauti. Ninawe Sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. hata usiyafanye Hata usiyafanye kumeka bakoma mashini hayo yote bado nitaamini. waweza tu maneno Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. hata usiyafanye Hata usiyafanye hayo yote bado nitaaminie. Sema shimi abashumba baraha bakunda iri torero muri fura muri abagabo beza nuko abagabo baje bamenya umugabo agasama amagambo umugabo no gushigikira abanyamurengazo bacu umugani bakavuga ngo ntangizi yigize namukirisa mwene wanyu mubwire ngo ukomejwe nundi naelewa majira moto nitapita kwenye uvuli wa mauti. nina wewe Sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mgongoni. waweza Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. waweza tu maneno Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. tubakomera amashyi abashumba nari kubahobera mwese ariko reka tubaramutse muri ubu buryo nimugere mutye waweza tu maneno Na uzima nuko mukono libadilishe yote. waweza Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. waweza Waweza tu maneno na uzima libadilishe yote. waweza Waweza tu maneno waweza Waweza tu maneno
mbwira abantu bakora online badukurikiranye n'abagabo uzi hanze umuntu hanze mama shahuwe ni muzamuri kila tubaki naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu Tara yamedukomera Imana amashi twakira bari kila rangi kama usikia kilugha karibu dada. Mungu akubariki. Ujisikie salama. Alafu hapa una maono makubwa sana. Mungu za mshaka bageni. Ukuje mshaka. Waweza tu maneno na uzima nibadilishe yote. Hata usia nimba warugisigara karwara kuvigitera nigi cyatangiye gahita gasohoka kubwisa. Haleluya 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 ya aka angalale tarara bema habe na mwene wanyurwaye wamumwandikira ubunyine fungura natiwa umubwire ngurakize umwandikira umubwire ngurakize. Waweza tuma neno na uzima nibadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Shiniya Reverend Kano Shiniya na Evangeliste Guyereka murabagabo nta mukino wodutsinda nta mukino habe na kabumbu twokina nibitego jewe no kina defenseur ba gasura ngakina na milier kaba na rutahaza cyose gusikitara dushobokeye uko twaragerageje uwacu ngo yacuruje amaguru y'inkoko nimba hari ubucuruzi bugoye dore yisi yakira ducunda ikubita ijya no hino, ariko kubw'urukundo rwawe tuzambuka muri cyo gihugu we. tuzavuga ngurakaze mwami we kudukura mu isi y'agahinda. tuzavuga ngurakaze Mana kudukura mu isi naje nacuruje umunyu amasoko 5 sinagurisha n'ikirahuri na kimwe habe ni verini mu isoko yo mu bidegu kandi nimba hari abagabo bazi kuvuga kwiyegereza umuntu gutya no kuvugisha nubwo ufite stress y'imyaka 100 ugaseka ndakurehe ariko iyo nyine byabaye kibigama gutya uzureba imirazi kandi wanyu ndayibaye ya isi bili muitana yaombe tabishit. Okay, nitwa Matayo izi muhose nagiriwe umugisha n'Imana yemi ndakwitangiri abana barindwi ayi n'umukwe n'umuzuko kandi kindi impi kanisa rifite imidugudu itanu na paruwasi nyoboye abakristo hafi 1000 amahezo mu bibago. Haleluya. Yandiri bo marko muri kuhabwiriza ni mwana wanje nubone sigukome amashi usibuka zabihe wabaye mutanu mukuzi
mwana waje nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ugerekeze mu mihana umutima wakira abababaye amatwi yumva bihebye mwana waje uzawicarana n'aboroheje mu mihana ntibakoma amashyi isi ikakwita ukomeye mwana wanjye tuzigere wishira hejuru ntuzature ngo sinjuriho ni data wenyine wawe ikaze murije maze utegeka umutima urebe iby'isi nk'igihombo utoza akanwa kuvuga ibifitiye abantu reka ntunganire ku umaze kutubwira tuganire kuri topic ivuga ngo ishimwe n'ituro ishimwe n'ituro shukurani na sadaka turirimbe zaburi pima mambo zaburi ya 50 n'umurongo wa 14 n'uwa 15 zaburi ya 50 zaburi tuimbe zaburi ya 50 mlango wa 14 hadi 15 wabonye zaburi 50 14 15 utambire imana ishimwe sukuma amina wigure isumba byose umuhigo wawe uwigure wisumba byose umuhigo wawe shukurani na sadaka lekangi pepase somurangise 15 kandi unyambaze ku munsi w'amakuba ungakire mu cyanya cy'ingorane cy'amakuba utareve no kuw'ibyago aho nzagukiza nawe uzashimisha ndamukiriza mwene wawe umubwire ngo ikigezweho nishimwe n'ituro Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ai Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Mbinguni Baba Mungu tengeneza njia. Umunsi wa mbere twafunguye ijambo twaririmbye zaburi ya 22 na 26 kandi iyo zaburi ngo ni zaburi ya Dawidi. Yari mu magambo yo gushima Imana kandi ngo gushimira Imana ngo hera harabera babera kandi ngo no guhigira imihigo. Tuza kuvuga ibintu bigera kuri 5 byatumye Dawudi atekereza akora ibyo bintu. Ndabivuga ku bari bahari kugira ngo namwe mutahana ibyo bisubizo. Amen. Umunsi wa kabiri turirimba zaburi yaririmbye bene Kora. Nimugera muri nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Harimo amagambo 3 kuba umuntu wahiriwe. Ijambo rya kabiri ngo gushima. Irya gatatu ngo munzu y'Imana. Nubona ugendanye n'umunyamahirwe uzagira amahirwe. Ariko nugira ka ukagendana n'umuntu ufite akajagari kazagufata. Nangaje muri risho Imana iguhuze n'umunyamahirwe. Amen. Uyu munsi wa none turirimbye iyi zaburi ni zaburi ya bene Asafu.
magambo Dawudi yakoze kugira ngo mvuge uburemere bw'Imana. Nimara ganira aya magambo ijambo rya mbere Dawudi ngo yagatira Imana, abantu ngo baramuta mu ishamba, ariko ndiyatima abantu bazaguta, ariko ndugatima. Ibyo ni itangazo ry'ubwami bw'ijuru. Imana yandumye ngo ugende ubwira abantu ba Nairobi, nubwo usa nkaho watawe, ariko ndurekura Imana, abandi nibayirekura. Wamwifata bila ngo shika sana ulicho nacho, asije mtu akakutwae taji lako. Komeza icupi yakagira umuntu uzagutwara ikamba yawe. So ni shambe Dawudi yari yatekereje. Imana ijana n'abafite ibitekerezo. Umunsi uzarwara kudatekereza neza, uzaba upfuye ugihagaze, kandi igagupfa mu nda zapfa inshuro 5, ndavuga 2. Nimugera muri inshuro ya mbere n'ugukora ibitakureba, inshuro ya kabiri gupfa nibyo ugiye gukora kuko bitakureba ukabikora nabi. Reka gukora ibitakureba. Ngo nabo barakabije mu ivuga butumwa, si ibyawe ni ugucuruza, kuko twebwe twaracuruje ntibatugurira. Nimuzamure jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Kandi haleluya, ndanezerewe matayi. Haleluya, haleluya. Ijambo rya kabiri rya Dawudi bamaze kumuta ngo barangize baramwibagirwa. Isi zakwibagirwa, ariko we ntukibagirwa Imana. Biravuga ngo numara kurya ugahaga, kurya ugahaga, tukibagirwa muzehe wagukuye. Kwibagirwa n'indwara dokteri ukora kuri Kenyatta hospital atakuvura, wowe wenyine wigoronzora, numara wama wikurayo, kandi nuvayo nuhura n'umuntu tuhindukira. Ye Ukatuwe mukila Adamu, ukatuwe mukila Eva, ukatuwe mukila Adamu, ukatuwe mukila Eva. Icya gatatu cya Dawudi we bari tukwiye kuzakora anniversaire ya Dawudi. No kuri kwimana n'imujuru iyo tuje kumenya abuzukuru n'abuzukuruza ba Dawudi ho bari, ngo twama tugana umunsi umwe dukoze ifaranga, abatuye muri Kongo n'abatuye mu Rwanda n'abatuye no muri Kenya n'abanyamerika, twama dufataga abagabo 100 barimo n'abadamu ka 50 n'abakobwa. Ndakurahiriye tukaja muri Israel, cyo twobwira Imana cyose twavuga ngo twaje gukora anniversaire ya Dawudi. Habe n'abanyesiraheli bo kwikanga bakavuga ngo abanyabwenge bari ku isi n'abagabo. Ibsogade Bibiri ivuga ngo kwibuka ubukiranutsi wiki w'Imana ngo bigira umumaro. Ndamukiriza mwene wa mubwira ngo uje kwibuka abakiranutsi. Ubundi tuvuze Dawudi, reka tuvuge nabi wacu ko kwibuka muzehe Rukema w'umuhanuzi na muzehe Kabundi, tukabibuka twarangiza tugakora anniversaire yabo. Hatufanye makosa kuko n'abagabo ntitwavuga ba Dawudi gusa. Umunsi muzawicara uvuge Imana ya Kado uyivuge, uvuge Imana ya Munyakazi uyivuge, nurangiza uvuge niya Matayi. Tangaza kiraba reka tange haleluya gera nkomeze vuga icya gatatu. Nimuzamura ibiganza bakiyafite amaboko abiri muyamanike kandi muyahetse. Haleluya, haleluya. Sama tanga mambo. Icya gatatu Dawudi ngo ndiyate ibikoresho hakuacha vyombo. Tagihugu buzira ibikoresho kandi inzu buzira ibikoresho. Muno harimo abadamu bazi guteka, kuva nagenda ivuga butumwa, ariko abagabo babo nabo gushimirwa bagahabwa ituro. Ndakurahiriye kuko iyo ushatse nabi uba utangiye kuzimu kwa Satani. Waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno, waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. hata usiyafa
kinyejana azamara kukabiriza akakubwira ngo tusohoka muno mu kandi umugore watanze mu munani ukamuzana iwabo kandi abagaze bakuvugisha swata akagenda ubundi bizaje gutanga swata bikavaho ubundi wa gatatu uza guhura nuriya muri kumwe warashwigiri none nimutuze mumanuke naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima, nimusamure sema haleluya sema ya wasala teromba irikoresho namukiriza mwene wanyu umubwira ngo uracyabifite cyangwa arabitaye vyombo iramubwira ngo umaze kuva muri Egiputa ugeze ku nyanja itukura none Mose arashishinganye ijuru iramubwira ngo Mose we nta gikoresho ufite hauna chombo Imana yantumye mbabwire ngo kuna sadaka na nini na shukurani lakini katika wewe hauna chombo nta gikoresho ngo tuzapfira muri upfe wenyine dupfe tuje he gute yaravuze ngo zasazana n'amakaka ekipe pasi konte ubu mfite 40 kunda kabakaba muri 47 ndatumye zabwiriza umuriro wa sirimbe wa ibiha biracyari byose sinza ngwara kandi sinza ngwara aya abakiranutsi bazasezera kandi mve nimugera muri ukuyazamuye Imana gusatse guheze kurama mu izina rya Yesu Mose aravuga ngo mfite ikoni rambura inyaji tokuri bibonye raunga yabadari kazu mugongo imisozi miremire itera hejuru nk'amaze kurumenta imbaraga zawe zirakomeye abagifite ibikoresho nimuzamure tutange haleluya haleluya sema ya inyaji tokuri bibonye raunga yabadari kazu mugongo imisozi miremire itera hejuru nk'amaze kurumenta imbaraga zawe zirakomeye inyaji tokura ibibadiraunga yabadari kazu mugongo imisozi miremire itera hejuru nk'amaze kurumenta imbaraga zawe zirakomeye iyo utarataye ibikoresho ibisa n'ibigaragazo bizabyumva kandi Imana ntizita umuntu ugifite ibikoresho igirana nawe ibanga iziha agaciro wewe ikahana agaciro ibikoresho alalangatata iki gisirimba ni igikoresho tuzadusirimba amapepo akazasohoka abantu bakerekwa muri presa umusara babo wawe mwiza niwe amahanga yacunguriye igorogota wavanye iminyago wirokeye mu maraso ya Erila sangala
bashabuka hakuno ngije kugera kuri yo shu iramubwira ngo kitabo hiki kisitoke kinywani mwako ndipo utakapofanikiwa. So ni gikoresho mureke kugendana gusa imyanda nazasaka nimugendane jambo uwo jambo yabayeho utarabaho jambo niwe Mana jambo niwe duhaye abagore batwitondera. Ese ubundi muzamudusakurize mutwa tugana mwivuga butuma ese ni dufatikanyije vision uziko abanyafurika vision turifatikanyije ko turakorereje utwo turi mu muvuduko uwarangiza ngo abagabo bazabagenda cyane aho bantumire tuzi ko ari igihe twigeze kuza dushika mu materaniro jewe na Revera Kado na Bishop Karegeya bakavuga ngo saa 10 kanimwe gutyigiye kukugera bakavuga ngo nabandi amahizi bari hano na ba Kado na ba Karegeya ngo mubaheze igisirimba ng'ikibinoti ngahe tukamadukanika. Reka nkubwire dusuzugura umuntu kuko ataragera hagera kuko muri project y'Imana n'umuntu wujurijwe byose gusa itariki na date kalendiriye tariki na date bivuze muri izo mvugo tariki na date kalendiriye ntabwo irashika kuri we ariko igiseke ko kirazenguruka ubu nyine kiri kwa Matayo kiri kwa Revera wawa kiri wawe kwa Revera tidukanga abandi bosanga ko turabakandagira oya uzuza turamukanye ibintu byo kuvuga ngo mutujane mureke so turamukanye n'abakristo muturamutse mwiyuvomaho. Yesu ndiyigeze agenda agahutihuta turi mu mufano wa Yesu nimugera gute ibagura komera Imana amashimeshi cyane. Yosuwa aho kubera kuko atata igikoresho yambuka Yorodani yinjira Gilugari simbivuga iby'Gilugari umuriro uratse kandi Matayo ndashimye Yesu nimwese data icubahiro nimuvuge ngo haleluya haleluya angala la sangala angala la sako telobe kala marisa la kati isaome saonga harta so de vizi ngomba kurekura ibintu byose kavidura mukabisigara abandi badutumira Kinshasa tukabajanira ibindi ubugani imisi bika ko twasezerana tugiye kugenda hanze wangu turi hano kugira mugenzi wangu yini bayi kanga mama Yesu ngo ageze ku nyanja asanga umutipe witwa Petero utarataye ibikoresho ngo yarayaroba ariko ahebura hari igihe tuba tuhebura warahebuye wa munsi wavuze ibintu ndika amaguru y'inkoko ariko muri Kenya igitangaza kiraba ariko hari ibindi bisazi biri ibyo ngibyo nk'umuntu w'umugabo watanze 8 inkwano ugiye kwicara kuracuruza amaguru y'inkoko akiri kuba kuri umugabo uzopfuka jewe nambaye ipataro ibiraka birindwi dukorogana n'abataye barambwira iwacu mu bivumu mu bibogobogo ngo kwarawe Matenga yakizavaye Petero we Petero na Yohana walikwenda huko kwenye kanu wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Haleluya haleluya Abele Very salo Saloma simama uende Romani sadizeri rangi zaramubwira ngo pete uvuze ijambo ngo warayeyo wahebuye iyo ni dimension ya iyo niyo kategoria ariko nishengiye kukubwira subirayo. Petero avuga ijambo nk'umunyabwenge kwa neno lako narudi iyagenda ngo asiga ibikoresho uzasiga ibindi ikoresho cyambere kora mu mutwe n'ubwenge bwawe uzapfa handi
tugapfe mu mutwe. Abakomeye baratekereza, abakomeye bakora ibyo babanje gutekereza. Mundebe neza ko ndabaheza ubwenge. Bisa hasigaye ibindi bibiri kuri Dawudi. Nimara manuke ukurane na sadaka nindangize nsinge subiza umuyobozi w'agahunda. Hanyuma twama dusirimba umuntu azayereka umuntu undi yereka nuko saa 12 udafite harara yamaguma mu rusengero yakiba. Haleluya, haleluya, ayiwa halo Samuel orientation orientation amo orientation orientation. Anamwambia ngo Petro, usitupe wavu yako kwa mkono wa kushoto bali utupe kwa mkono wa kulia. Yesu yavuze mwene Maria ntazateshaguzwa kwa bintu nitwe duteshaguzwa ariko Yesu ntazateshaguzwa. Turacyari kumwe Yego. N'abatindi Ayaye. Nungitangira Tangira. aho nimukomere Imana amashubwo muhari mu akaka iyo ilasenga Nezobla. yamazamuka Petero akatandikanye kumanywa mucana namenyerejo mucana ngo akubita gutya. Yesu yavuze ijuru ryiza rikuzana ibintu biri muri capacity yo rizarizana ibintu bindi tangaje muri ijoro kubera kurara muri iki gitaramo cyaye amashimwe. Wari ufite amashimwe uko kwezi kwa 11 umwaka urangira ufite amashimwe. Allô, Pedro. Katabiri Pedro. ela sange Attention. nibi wanu hari umurwa nukuri kuma kirashaka Niakili yako vizuri na ujue ninayopasa. Jipange Anakutama. Jipange sawa sawa. macho yako mbele, watu wanasonga mbele. Simama kiume, jipange sawa. Acho Macho yako mbele, hatua kunasonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Alagata. Aste natinza se kusota ndatangi munda mukirisi sawa. Macho yako mbele Hatua kunasonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. witwa Nyabasita yo bega izina ryiza we akira ukuboko genda muri Amerika. Macho yako mbele Hatua tumesonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho Macho yako mbele, hatua tunasonga mbele. Simama Kiume, jipange sawa. macho yako macho yako mbele, hatua tunasonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Petero ngaboni bihavyishira mu rushundura Brule. arangama koma induru yamahamagara Andrea. Iri ni itangazo uko kwezi ugiye guhamagara abantu kubitangaza Imana igukoreye muri iri joro. Ananiya ugiye guhamagara urahamagara abashara bawe uhamagare banyokorome uhamagare ndetse n'ishuti zawe n'abakologe mwiganye ubabwire ngo ibindi Imana inkoreye hakika ya Mungu. Barahamagara ni itangazo tuganirwishu uko kwezi tikurangira Imana itaguhaye igisubizo cy'ishimwe ugiye guhamagara abashakiriye ni mukomera karuri Imana. Allô? mbele Kanga Mambo. hasigaye bibi babaragarutse. Yesu aramubwira ngo Peti nilikuwa nakupa huduma nikonyeshe mimi ni nani. Tukibwira umuntu mu magambo uzamubwire mu bikorwa kuko ibikorwa
bisha bivuga kuca amagambo kandi nurangiza kumubwira iyo tariki uzayandike hari ikintu kitazacibagirana amagambo yibagirwa ariko ekri kizayibagirana abantu bose bandika barakomeye abantu bose bandika nibo bandika ibitabo abantu bose bandika nibo basikira amateka nukorerwa ibitangaza n'Imana iki giterane rusengero bashumba muri ahanga mugane mwicare aya mashimo yose ayabanga ndabona mufite kamera mwagize neza muri abagabo ubundi ugomba kumenya isi ndi igomba kugusiga bagomba kugera mu bahinzi bagasanga uri bagera mu borozi bakubise y'umuti wagera mu bantu bazi faranga zo tuzamoko y'isi uri bagera ku bintu bifite niteza mbere account ya bank ukagira nkizi kazitatu KBC Equity shiraho yindi wagera kuri mob ugatunga mob warangiza M-Pesa Airtel Money wagera Tanzania ukamwishira tuzi kisizo ya muri natinze oya ni muzamu dukoma ari Imana amashimeshise igisubizo kiraboneka ko tata ibikoresho pateza vingine usipoteze vyombo angela Terera. mwese mwavukiye muri Kongo yenyu wa Kongo mwavukiye bamwe turabizi habe nabi wanyu mugira gatsike ariko wahuye n'ibikoresho umusatsi wawe uri kugera muri colonne vertebrale niki batagukore wawe ugira gatsike birazo mukindi muyindi vuga uwagiraga ijwi agatsike bareka kandi gakomeye ngaka kamataye baragakweze none ubunyine na mwagizirere ariko hari abatipe bagira ubwenge batumaze ifaranga suku iri kanisa timufite saro je ku rusengero rwanje mfite umuhungu witwa Kiumba aza chiza aza suku ngo batura baramuvuga ngo icyo utabakia imitsi zakomeza ikuri ikindi cha Daudi ni muzamuri ibiganza gira kivuga ni mukomera Imana amashimeshiwe hanyuma yo kudata ibikoresho Daudi ngo arema amateka kajumbiye history hari mu ishambi yo bamutaye kubera kudata Imana simba alipokuja pasua dobu pasua icyanyuma ngo amenye gukora muri system ya connection n'Imana system tagihugu buzira system muwanje the system umudamu wanje namuhaye ifaranga nyine uko zingana nje uzizi nawe namamubwira kugira ngo ibintu bigana neza ngira iduka jawe naracuruje biranga uzoza umpa raporo mushokwe kuko iwe yize ekonomi yarise uramukobwa abanyabyinshi yarise macho yako mbele hatua kumisonga mbele Simama kiume, jipange sawa. macho yako mbele, hatua kumesonga mbele. Simama kiume, jipange sawa. ni musamura haleluya haleluya ukabona utarize tugahubuke ngo uje gushaka umuntu utarize yo bazabandikira convocation bagufunga mu gitondo ariko nugira uko umeze imenye beti chora barabara muzuri mubaze n'umukobwa nuwo bahenda n'abasinzira se bakwakuze mwibwirane automatique ni murangiza umubwira ati ebwane tumaze imisi tuganira ariko se wagarukiye muri kangahe macho yako mbele hatua kumisonga mbele
simama kiume, jipange sawa sawa. Macho Yako mbele, watu umesonga mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. yame niba tukiri kumwe mureke dukoma karuru twese dushima Imana. Yo kandi jewe umunsi zamuhamagara gitondo mbyutse ngiye kunywa icyayi kamuhamagara saa sita muri lunch kamuhamagara saa kenda kamuhamagara bava mu gitaramo kamubwira ngo abana bameze neza kera mwari sawa okay wowe umeze ute so tuvugana ngamenya kode ye kandekera ngo tumikia Mungu wako wa wakati wako wote ule ufao. Aba wacu nibo bambere bashaka kumva ijwi rya my friend nushaka baba siache kuongea na nubwo ifaranga zotinda kuza communication ukwaza sura ko tubwira ngo titwizeho ariko ma shimba kwatuzanye yoja kuguma mu bibogobogo nimba yo bimeze kwimani umusaza rukoki w'ibikoti bimwe ngasa n'umuntu wikoreye ikiba cinani cyumuyange cyangwa cingerege system awudingwa gira system ya connection iju ngo arangise ngo akora ibintu bitatu ikintu cyambere ngo akora umushinga wo kubaka Imana shukurani na sadaka ndinji ngo arangise kubera ibyo yakoze Imana namubwira ngo stop ntabwo warangaye mu gushaka mu bana bawe nibo bazabikora ariko reka mbabaza abahungu muri abashiki bacu muri mubwira ngo bashaka kubona bande mumeze gutari muri mwenyine cyangwa muri kumwe n'ibindi ariko jani mu gutangana kuri kose kuje none sereka babwira isi ikitwa ibintu byinshi ndavuga bitatu ikintu cyambere ubukira bwa mbere n'abantu nimubona abatipe bacu bashinwa naho batari kandi abantu benshi n'aba engineer ariko gukora ibiraro zabanani abashinwa arimo abazi isoko baketse nubi noro zose ko barasiya muri Kongo bari abatipe bambarakaritse gutya twabwe ibyo tugezeho numwe musanga umwana washaka gukira cyari gitinyu akamakubitira kabutura muri mwenyine waba muracari mwenyine haba n'Imana kumara yihumi gusa zigenda bucece ariko icumu ndabibi kazasana urambaye aka umukobwa wawe azakwere nitwa Matayi ibindi mumbabwiye kakabana ngo tuge muri soro umuhungu wotanga 8 ku mukobwa ukamukuru wabo mugashorerana yambaye akabutura ka ayo none ndatangaye mumumenye mumwiyaka uyo shetani ukaenda Adamu na Eva atashagire gawe nabuna kitula besha no kuteranya mutayemere mutakolwe akabatera mumumenye mumwiyaka uyo shetani ukaenda ya shagire nabuna kitula besha no kuteranya mutayemere mutakolwe akabatera ino wabikono yako namna hii sama ya Salomo ngwaraza shukurani na sadaka ahura n'umugabo witwa Hiramu witiro wari inshuti ya Dawudi mubakubitana gute Isirayeli yamuhaye umurage mwisi amusezerana amubwira ngo uzipange sawa sawa hari inshuti zanje twakurana umugabo witwa Abiyatari uvukana toti wabo wa Yeremiya anatoti habaga abanyabwenge n'abantu bazi kwihuta gukora ikorwa kandi ngo baraboroze habaga n'amata menshi muri Yerusalemu
na Anatoti ngo ni mailo 3. Sukuma neno linadumu. Pasua mambo watu wapate hekima. Pandila sika kotani. Komesa bahura na Hiramu iwabo wa Hiramu itiro ngo abagiza aba hakaba n'ibiti ngo bitagaza bibora ngo iyo babyubakishije Nyerezi ya Lebanon. Aramubwira Hiramu ashimira Salomo aramubwira ngo hashimwe Daudi Imana ko yamuhaye umwana w'ubwenge. Umva ikintu kiza kiba muri introduction discussion. Hashimwe akubitanye nani na Hiramu itiro. Ndatangaje rino joro Imana iguhuze n'umuntu w'agaciro agusigira iby'agaciro. Wakari kumwe kiongozi sitasela Hiyo nilisangala banda Bangole kerimaniza sabe bisi Rezonema aramubwira ngo ndagushimiye kubera kuko iso twarakoranye n'umugabo w'imfura kandi ni nyangamugayo yakoze umushinga yatanze n'amaturo. Abagabo bashishe bari musankaho mwakoze ibikorwa byiza mwataza amafaranga nimwikomera amashimura abantu beza. Datawe anzwe numvise igisirimba gusa kitafite n'umuziki. Nibaro murwayi mwana wanyu utunga hatuye uhatunge hakika ya Mungu. Gira Yesu akora ibitangaza. Salomo ngwarangise aravuga tabwa ari bindi ngo ahura n'umutambyi witwa Sadoki ahura n'umuhanuzi witwa Natani. Tangaje uku kwezi ndikurangira Imana itaraguhuza n'umuntu w'agaciro. Hakika ya Mungu akukutanishe na Natani nabii akukutanishe na kuhani Sadoki. Karakteriza la forme ne kasita bande chele marisa kosa travailler direct ayi abiteguye guhura n'umuntu Imana igiye kuzana bakomera Imana amashimeshi cyane. Mwabakobwa mwe mumaze iminsi ibintu bihabi bikatika waje kukwinjira mu kuza n'ingwano bigacika. Ndatangaje rino joro ibyo bintu byose Imana ihagarika abasimu, Imana igucira inzira winjira mu bisubizo byawe. Ituro ngo ashike beyon washaka kumva icyima nivuga ituro tari provoka Imana kuvuga sadaka yakosesha Mungu wa Mana. Aya maturo mwatanze Imana ibura amahoro, Imana itangiye kwinjira mu byanyu ibura amahoro mu makose amani mansala ayi nimugera muke birabaye hakika komera Imana amashimeshi. Omba utakana na mimi nikupe diyaramije diyanahimbaje warangeze gutanga gusumuturo yamajya asinze Imana iramukangura yo iramanete Salomo we byukasha detabyo luzizi abakuri ino nimwo kumva iyo langa yo niranga iyo mwisho vyuka ayi
kiri muganganwa n'abandi kera bagenda we kiri muganganwa n'abandi kera bagenda Mungu ayisho ndamumvise ayinyogerera nga Yoshua gola mulugamba we nyongerera nga Yoshua gola mulugamba ya bazurakesha bazurake turimo gutanga ibisubizo hano shikilia pindo lako auite jina lake yeye ni mwenye huruma Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake auite jina lake yeye ni mwenye huruma n'abatindie oyaye muracyari muno nimuzamure turaba ko mukira sema haleluya kumbuka yule mwanamke aliyekuwa alishika pindo la Yesu akapata. Kumbuka yule mwanamke aliyekuwa alishika pindo la Yesu akapata kupona. na wimbo mpya moyoni wa kukusifu na kukuabudu. nimewekwa huru kwa damu yake sasa nimeamua na wimbo moyoni wa kukusifu na kukuabudu. nimewekwa huru kwa damu yake sasa nimeamua Peringa sangala la banda sape yamavuga ngo ndashaka ubwenge bimutekeraho n'ibindi byose utasabye ndabiguhaye umva amakuru shukurani na sadaka umasema bandama carte vas-y sur passe ibintu zamanitse ilanga ya kasa watita la banda Imana yivute mu byari bibagoye bigende byirukake bihunge mu izina ryayo umve Bibiliya amagambo y'Imana shukurani na sadaka umugabo witwa Nowa gako kurya bikabakera cyanya cyagenu mwene witu agurukosha bino yemishati sinziza urebe kuvuga nisiza sinza nambara na shukurani na sadaka n'umugabo yitwa Rugabi n'umugabo w'abana tuwarya babiri n'uwa gatatu n'uwa kane azazana kanga mambo hari abagabo bazi kwiyereka yamagenda ahazagurira imyenda aravuga ngo ijuru n'amatara nanga kurya nabi nanga no kwambara nabi nanga no kuryama nabi kuko ibyo byose nabiciyemo uyu mugabo yamagenda arayiza ni wowe azi gute mwese mube bakasitoma n'abari hanze amakoti meza muyonza nzambara ejo nani muzareba ukuntu uzabe niki kitugoye abanyafurika gwese karamamazi aho nawe uzabikore tukwamamaza abanyesiraheli baraturusha n'abashinwa umunyesiraheli yovano akaja mu mujyi kuja kugurira uwabo naho twebwe ngo nguriya mwene runaka se waba runaka runiki cyabase gwahishushu beti umva makuru akira ukuboko watuguriye n'izindi shati azita nakuvuga ngo iyo shati ku cyumweru kiriya kiza iyo uzagura iyo nzambara mu rusengero icyarura umugabo genda wica ko n'umudamu
wawe azagenda hirya atanga ituro ryo gushima kuko yashatswe neza. Hari undi uzushaka ugasanga umugore w'abandi karapapira ibintu byakora. Shukurani na sadaka no ngo mare gusohoka mu nkuge gutya Reverend Kado ngo akora ikintu cyitwa meditation akatekereza Imana yanicaje hamwe n'ubunyegeri n'inyenzi n'inzoka n'intozi n'agashiri kitangaza kirabo ikaba yademobilije ibintu byose bize bijyana yama ibiheza discipline biratuza. Iye kukwereka yamasohoka itangirira 18 ayitatawe yeme reka tangirira ijambo ngiye kuvuga. Haleluya zibiri nimuzamura ibiganza sama haleluya haleluya ngo atange ituro ngo arangiza kuritanga. Imana ngo ikora ibintu bibiri. Ikintu cyambere Imana ya Isiraheli ngo yamihindura system yari yarapanze ngo izamarisha abantu bose amazi buri gihe. Imana yamihindura kalendari iravuga ngo no kubera iri turo watanze yo gushima bindiye system nta mazi asura kwica abantu. Phrase irahindura. Number 2 ibwira no iramubwira ngo muri wowe hazavamo abanyamugisha. Ndatangaje rino kuri iri turo watanze Imana igusetse kurusha uko wasetse mu minsi yawe yose. Umubwiriza 5 umurongo wa 3 haravuga ngo nuhiga umuhigo uzahigura. Kuri 4 ngo nimba ubonye kuko utabahigura ntuzareke kuhiga. Kanisa hakuna naziri mumewe Mana ndo dukorere Katonda ngo genda kukora kintu na yefe tugenda kukwebaza kubanga gwe Katonda yene subi wacu buga mbore gato naco cyane naye Katonda cyo wakoze wabadentalo naye nyingino naye njalo zino teza tukubye tugende tufa naye Katonda wakoze kintu cyamata naye gwe Katonda usisibwe ukulumizibwe kubanga gwe Katonda. Aravuga amagambo yawe Imana ibyo yabakoreye. Ariko uzikuwa mu nzu yo muri Kenya waravukiye ku Mutanoga ukavukira kuri Nyakirango no kwirango no kuri Gongwa ni Gahororo. Yasuwa nakupenda Yesu nakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda Yesu Yesu sababu zangu ulichukua kutoka Kalvari Bwana ulinitoa nikufananishe na Mwokozi wangu Yesu. Somebody kaza msho. Hallelujah. Wese ngo twisanga. Umugabo witwa Abraham nango arangiza teketa kushimana yakoze. Yamazamuka nituro barashima. Imana yari yaravuze ngo yongera iravuga. Mwitangire. Iramubwira ngo igihe kiki uzofite umwana w'umuhungu ituro. Rezuminga habe n'ingumba. Imana igaheruka ubugumba yogera yebugumba toka. Ubugumba bukava. Akika ya Mungu ikabikora. Umudamu witwa Ana yarazamutse aramubwira ngo numumpa gusa naje zamutanga nazishimye. Imana yamubwira ngo kuko ukoze cyo ngicyo nataka kukuongeza umushinga wo kongera tutangiye none ituro rizarizumi. Data yamaze imyaka 9 nta mwana afite. Mama mwiza muremure zangira gute mama yanamukunda cyane. Data iwe ni umucamanyi kandi kunda mama azambwira ngo ngwe baba matayi kama nubifye baba matayi
waduhaye ababyeyi beza badukunda ariko mani icyo nguko wawa myaka 9 ntamwe arataramara wimate rindiraga aratarama nguwo mu butayu bene wabo baramubwira ja mu bapfumu aipu batsindwa bapfumu yamatarama gusa umwaka wa mbere swata ntamwe mara ya kwanza wa gatatu riye wa kane riye icumi ngo kubita gutya murorwa araza abaravuga ubirasha afite abuzukuru kabatanda aho ni mwande umuntu wavutse ari kinege wowe uri hano utarabona abantu bagutangarije uyu mwaka igihe kiki kubera iki gitaramo akira abana mu izina rya Yesu Kristo. pira Subiramo kumana twimbe kakaka undifite uvugira kumana Ebeneza Ebeneza, oh mwana tuzahuye. Ebeneza Ebeneza, oh mwana tuzahuye. twataramanye na Nyabiru Bujumbura nyabyo turataramana nawe imyaka yari imaze kugenda tarama gutya uzabyara abana kandi abahungu uzababyara none muri Canada arabakiki ndagutangarije uyu mukuta reveri ijuru na revera kado ijuru na evangeliste guyereka ijuru na matayi ijuru na revera Munyakazi nabo mukorana icyari kibazo ndakurahe nimugere mu ngo pasuka shida niingie katika pasuka wewe pasuka kosila banda meterisa la kosi elanga ya dawa yako tala asana bomo kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo oya kotala asana bomo Asana bomo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo muzaduhamagara ramutse uwo mwicara mubwire ngo akira igitangaza cyawe oya kotala Asana bomo kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo boya Oya kotala asana bomo Asana bomo kolo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo numvise neza oya kotala Asana bomo Kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo oya Oya kotala asana bomo Asana bomo kolo Kolo Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akabeli gabomo hakika kwa neno la Mungu kumugaragu wisumba byose ikibazo wari ufite umaranye iminsi Hallelujah. kubera iki giterane amanutse umuntu uje gupfundikira icyo kibazo wishiye mu bisubizo haleluya kombo y'urusengero nuko tugenda iwacu atwama dukubita Giswahili Kigande Iringara Igifaransa Kinyamurenge
cyongereza Igifurero. ikifungiro ayakotala Asana bomoe. Kolo Yesu alongoli gasoni. Masia Yesu akabeli na bomoe. mwaguruke dutange haleluya zitatu z'amashimwe ku Imana idusubije ayakotala Asana bomoe. Kolo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni. Masia Masia Yesu akabeli na bomoe. boya 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 Oya kotala. Asana bomoe Asana bomoe. Kolo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni. Masia Masia Yesu akabeli na bomoe. tubanzirize yewe zamura amaboko Vangeli. wowe wawe wifata gutya zamura amaboko da haleluya 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 umanukiye ila sikalaba Mwambie Yesu, mwambie. haleluya 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 tugendingi Oya kotala. asana mama Asana bomoe. Kolo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni. Masia 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 Yesu akabeli na bomoe. Samuacha haleluya 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 Yeah. genda ruguru we nashimana we Bele unga. aya kotala asana mama Kolo Yesu Kolo Yesu alongoli gasoni. Masia baba Masia Yesu akabeli na bomoe. Samura yawa Samura haleluya 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 Sama ya Sama tuhindukire ku gatuti turebe hejuru angala la sala Pima. nimusamure ayila sipe pase Nimuze murebe. nuko data we Afite ubuzima. oh Mwami Yesu yankuyeho isoni. aya we Mwami Yesu haleluya 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 Yesu Yesu. ndagushimiye Shima Yesu. nimwicane Paulera. sadaka na shukurani shukurani na sadaka uitwa kwa Samueli Mwana wa alukana kulitokana na mama yake Ana. Amana alipanda Shilo Ili aombe. Mungu ampe mtoto. Amana Alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Amana Alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. hari umuntu usubira kuza kandi ngo tugusengere yakari ibintu byose Imana hari umukubuzi Imana kirakubura nimugera mutya mu izina rya Yesu ko sita pase hosa Porter. Maombi ya imani. Maombi Mungu anayajibu. Maombi ya imani. Maombi Mungu anajibu. Maombi. abana azafu bararirimba bagamba birakomeye zagutangira ituro namba 2 kandi mushima namba 3 umpigira mpigura imihigo nahise ayo mwahise man nundindo yumwa era prince mwene Maria takwatani darangije ariko ndangije shimira Reverend Evangelist
ayo mavuta yose si twebwe ni iri torero mushumba nabo bakora n'abakristo iyo bataje guhura hari aho tuzatugera amacandwe akuzura mu kanwa ukavugira ngo uvuge ijambo kumva uruwane yuzu wumva ururundi amacandwe yuzu none wazugira ngo ugorora ijambo watunganye ugasanga aho kubita kwisara bwayo byo muri Mutamba abashi twemere muri abantu beza kandi namwereka abashini gusa nimutabona nimero zacu muzandike muri commentaire mwandike kwijuru ryaradushuje natwe tuzakurikirana igani kuri commentaire gusa hariya mu kiganiro kwa munsi wa cyagitera Imana guryama intungu ikubita surprise kandi icyo yakoze reve sinabivuga mu birangiza uko nyine yamvugo yacu tuvuga nimurangiza mutange sadaka na muleta kabungu fanya kazi aho ki abaroma kubene data tanga imibiriya bitambuza hari umuntu utarakizwa hano ngo musanga ejo tuzaje kumubatiza azamura ikiganza utarabatizwa utarakizwa utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko igitera nimba uri muno yewe rekura iryo tabi n'ukuri kw'Imana rekura iyo forode hari uwarazamura ikiganza marugoba ituma ndirimba kubimenya hari uwari no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima umuntu wese ufite icyifuzo umuntu wese utegereje visa wageze hariya nyine muzi ariko ibintu byagamye zamura ikiganza iradukore finisage abahari sura muri ako karimbo bacungaci ruririmba nijoro marira aratemba tumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya ishira mu bisubizo byawe hakika yawe disita pesa zamuka mu kwizera wijire mu byawe hakika letale bandana sasa kufunuliwa maneno karite Carrière de visa la passe. Vukamahuri. Ababishoboye. Gira bashumba badusenge. Wachungaji. 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 Hela. Kumangwa aufukamye hari ibintu Imana yayikora subiramo heka
okay murakoze aribo bashumba hanyuma reverend nyirusengero Munyakazi araza gushima Imana Imana yabaye kandi uzamura igisengesho bashumba ndishaka twebwe duhagarare abakristo bakomeze yakibazo karibu dusenge data mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zirakomeye kandi ziratangaje babazi zawe n'urukundo mu izina rya Yesu Kristo turasengera abantu bose Mana ubagiriye neza mu izina rya ubiyereke wabere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba Mana imbaraga z'Imana zibe kuri bo ubwiza bwawe bashe kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo ubagenderere mwami Yesu ubagiriye neza data we imbaraga zawe zikore imbaraga zawe zitegeke imbaraga zawe ziyerekane mu izina rya Yesu ubagenderere Mana ubagiriye neza buri muntu wese umubere igisubizo buri muntu wese Mana mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga kora zawe imirimo n'ibitangaza Mana ugaragaza uzamuye ishimwe imbere yawe Mana ugaragaza ubwiza bwawe ugaragaza watugiriye neza Mana mu izina rya Yesu wabanye mu natwe izina Mana rya Yesu mu izina rya Yesu twumvishe ijambo ryawe wise neza data we turarigushimiye data cyubahiro ni cyawe Mana abantu bose bacishijwe bugufi pesi imbaraga z'Imana no kugushimira ko wabagiriye neza mu izina rya Yesu hari ibyo wasenye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu hari ibyakozwe teraniro birakunda ryose Mana urigirire neza abantu mu izina bose rya Yesu imbaraga zawe ubagirire zikomeye neza abantu babona ukuboko kwawe Mana ubagirire babona neza imbaraga zawe Mana Mana babona urukundo ubagirire neza Mana ugeze neza wa Mana Mana dusengeye buri wese wateranye uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo ufite umutwaro umugoye mu izina rya Yesu ukeneye kubona ko wiyereka ubuzima bwe cyubahiro ni cyawe Mana badukurikiye online ubasange abo turi kumwe muri ino torero mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo bagirire neza iri joro ribe ijoro ry'urwibutso tuboneramo Imana idutsindira intambara Imana idutsindira ibitugora wibuke igitare cy'amahanga Mana wiyereke buri mutima wose ugushaka mu izina rya Yesu Mana wiyereke buri wese mu izina rya Yesu Mana ugirire neza abari hano muri ino torero Mana ugirire neza abataramye Mana ugirire neza buri wese abona ukuboko kwawe ubiyereke Mana ubagirire neza Mana umugisha abagaragu bawe baganiriye ijambo ryawe umugisha umuntu wese wagize icyo akora umugisha batanze ituro umugisha barimo bagusenga umugisha bakuririmbiye umugisha bicaye umugisha bagushaka urakoze Mana tugukomeye amashyi kuko watugiriye neza mu izina rya Yesu